Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, buri wese uko ayifuza yibone. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko wabanye natwe tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima, bihererwa icyubahiro. Mana, tugeze imbere yawe dupfukamisha amavi y'umutima kugira ngo tweze tuboneze rwose. Twejesha amaso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri gahunda zose, ubane natwe mu ijambo ryawe, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'125 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Nuwagiwe n'amaraso, nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Naho haza ibyago byinshi ndamahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Niragije Imana Data guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera ndamahoro. Niragije Imana Data guma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera ndamahoro. Byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Naho ndiwo naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Naho ndiwo naho napfa, naho ndiwo naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Naho ndiho naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, ibice 14 kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 9. Reka nsome mu izina rya Yesu. Erega haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera umukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umugoroba nifuje ko tuganira rino jambo
ni ijambo nkuzaniye nkubwira ngo haracyari ibyiringiro. Ni ukuri wigira ikibazo, haracyari ibyiringiro. Niba dufite Imana, haracyari ibyiringiro ko igiti iyo cyatemwe cyongera kigashibuka, ngo ndetse kikaba noneho kikaza kigashisha noneho kurushaho. Rero wowe unkurikiranye, wowe unkurikiye aya masaha, ni ukuri ntiwihebe, ntugire ikibazo. Niba uri kumwe n'Imana ntacyo uzakena, nk'uko indirimbo ibitubwiye. Ni ukuri kandi ubwo Umwami Yesu adukunda turi amahoro. Niba Umwami Yesu agukunda ni iki wabura? Iyo ukunda umuntu umuha icyo akeneye. Rero Yesu aradukunda, niyo mpamvu ukwiye kugubwa neza, niyo mpamvu ukwiye kugira ibyiringiro ko nubwo uyu munsi bitameze neza, ni ukuri ejo ni heza. Nubwo uyu munsi uri kureba ku ruhande, ukareba hirya no hino, ukabona nta gisubizo uri kubibonera, ariko Yesu arahari. Ni ukuri b'amahoro, kuko Yesu agukunda kandi azabigira neza, azabigenza neza. Kuko noneho mu barokore tujya dukunda kuvuga ngo iyo Imana igutindije iragutegera. Ni ukuri humura, nubwo uri kubona bimeze nabi, nubwo uri kubona ubuzima butari gufatika, nubwo uri kubona uri mu bigeragezo bikomeye, nubwo uri kubona urwaye, ni ukuri ihangane. Imana neza igiye kubigenza neza, kandi ni ukuri iyo igutindije iragutegera kandi igashyiramo n'impozamarira. Humura, izabigenza neza. Ibyo byose wibitindaho, kuko Imana ni byose kandi ifite byose. Ni ukuri buri muntu wese ndamubwira ngo uyu mugoroba yo kwiheba, kuko twikomeje ku mugabo ukomeye, twikomeje ku Mwami w'abami, twikomeje kwishobora byose. Ni ukuri nta kinanira, nubwo wari ubonye ubuzima ari bubi, ariko Imana igiye kugira icyo ukora. Ijambo twaraye twize nimugoroba, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nagutambutseho uri mu isayo ndakubwira ngo baho. Ni ukuri Uwiteka nk'uko yari atubwiye ko atugarutseho, akaba yongeye kuduha ubuzima kandi akaba adutwikirije umwitero we. Ni ukuri humura nawe rwose, nubwo byari bimeze bityo, nubwo byari bimeze nabi, Imana hari ikigiye gukora, kandi ni ukuri izashyiramo n'impozamarira. Iringira Imana rero. Indirimbo yatubwiye ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ngo ndi amahoro, ngo kubw'imbabazi ze nyinshi ngo ndi amahoro. Nuhagiwe n'amaraso, nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndi amahoro. Ni ukuri Umwami Yesu aradukunda, kandi imbabazi ze ni nyinshi kuri twe. Yatwuhagije amaraso, kandi ni ukuri adufashe n'ukuboko. Niba Umwami agufashe ukuboko, niba ishobora byose igufashe ukuboko, ni ukuri humura, ntabwo uzagwa. Ejo ni heza, imbere ni heza. Wiringire Imana kandi uyiringire. Ni ukuri amahoro yayo abane nawe, kandi ni ukuri izabana nawe gutambutse muri byose. Ngo naho haza ibyago byinshi ngo ndi amahoro, ngo Yesu ni umukiza wanjye ngo ndi amahoro, ngo niragije Imana Data, ngo nguma muri Yesu Kristo, ngo nejejwe n'Umwuka Wera ngo ndi amahoro. Ni ukuri nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo haza ibyago byinshi, ba amahoro, kuko Yesu ni umukiza wawe. Niba ufite Yesu nk'umukiza, ni ukuri humura, uzabitambukamo neza, kandi ni ukuri ibya nyuma bizarusha ibya mbere kuba byiza, kandi ni ukuri uzanezerwa wishime, kuko wikomeje kwishobora byose. Ngo byose bizambera byiza ngo ndi amahoro, ngo no mu byago nzaririmba ngo ndi amahoro. Ngo naho ndiho naho napfa, ngo nzi yuko nkundwa n'Uwiteka, ngo Yesu ampa ibyo nkina byose ngo ndi amahoro. Imana itugirire neza rero. Ni ukuri ngo byose bizambera byiza, ngo no mu byago nzaririmba. Ni ukuri nubwo uri guca mu bikomeye, nubwo ubuzima uri kubona bwanze, nubwo uri kubona ufite agahinda n'umubabaro, ntihagire ikintu gituma utaririmba ko
Yesu ari umwami, ntihagire ikintu kigukura ku mwami, kubera ko ejo bundi ijambo ryaratubwiye ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo ni inzara se, ngo ni ubukene se, ni ugupfusha se, ngo ibyo byose ntabwo byadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni ukuri ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana, ni igihe gito ibyo byose bigashira, bizagenda neza, kandi Imana iri kumwe nawe, ni ukuri izagutambutsa, kandi naho wapfa naho waba uriho umenye yuko urukundo rw'Imana ruri kuri wowe, ni ukuri, kandi Imana izajya iguha ibyo ukena byose, nk'uko yavuze ngo ni ukuri haracyari ibyiringiro. Nubwo uri kunyura muri ibyo ngibyo, nubwo uri kunyura mu bikomeye, nubwo uburwayi bukurembeje, nubwo intambara ari nyinshi, ariko haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, ngo ndetse ngo kikongera kigashisha noneho kurushaho. Ni ukuri Imana neza kugutabara, bizaba byiza kurushaho, uzabona byinshi, ni ukuri izashyiramo n'impozamarira, kandi ni ukuri igutindije iragutegera. Humura, humura, ntacyo wahombye, ahubwo ibya nyuma ari byo bizaba byiza. Imana itugiriye neza rero, Imana buri wese ikomeze imugereho uko ayifuza ayibone, urwaye imukize, ufite intimba n'agahinda imuhe amahoro yo mu mutima. Buri wese uko yifuza Imana ayibone, utegereje igisubizo ni ukuri acyakire, kubera ko twikomeje ku mwami, twikomeje kwishobora byose, ntacyo tuzamuburana. Imana itugirire neza rero. Numvaga twaganirira ijambo, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana yacu bwite, uri Imana itwitaho, uri Imana idukunda. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo naho ndiho naho napfa, ngo nzi yuko nkundwa n'Uwiteka, ngo Yesu ampa ibyo nkina byose. Mwami Imana, natwe turabizi kudukunda, kandi ijambo ryawe riratubwiye ngo haracyari ibyiringiro, uko naho igiti cyatemwa ngo cyakongera kigashibuka, ngo ndetse nyuma yaho ngo kigashisha kurushaho. Natwe twizeye tudashidikanya kuri ijambo Mwami tubwiye ko hari icyo ukoze mu buzima bwacu, kandi ni ukuri turizeye ko ari icyo uremye, ko ari icyo ukoze, ko ari icyo uhinduye, kandi twizeye yuko Mwami Imana bizarushaho kuba byiza. Urakoze kubwira ijambo, ita kuri buri muntu wese unkurikiye, muhe umugisha Mwami, ukomeze umwagure mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese uko akwifuza kubone, ufite intimba n'agahinda muhe amahoro mu mutima. Mwami Imana, urwaye umukize mu izina rya Yesu Kristo. Uri gupfundikanya ubuzima Mwami, wongere umuremere ibifatika, kandi Mwami Imana unyemerere buri wese umwagure mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Uburinzi bwawe nibubabeho Mwami, turi gusoza umwaka, ndakwinginze kugira ngo abantu bankurikiye Mwami Imana ubakomeze ubazigame. Uburinzi bwawe bubabeho, ubarinde Satani ingabo ze, ubarinde ibitavuga Imana, ubarinde imyuka mibi, ubarinde ibyabarwanya, ubarinde impanuka z'umubiri n'iz'umutima mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndabasabira uburinzi, bitewe baye gusoza umwaka neza, kandi uzabaye gutangira uriya mwaka nk'uko ijambo ryawe rivuze ngo haracyari ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwa ngo kizongera kigashibuka. Mwami, uriya mwaka bazawutangirana amashimwe. Urakoze Mwami, bana natwe rero utugirire neza. Dusengeye umurimo wawe, ongera usuka ububyutse, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, abasubiye inyuma Mwami, turakwinginze kugira ngo bagaruze imbabazi zawe. Abatarakwakira nk'umwami n'umukiza bahe kukwakira, kubera ko muri wowe hari byose, muri wowe hari amahoro, muri wowe hari umunezero, muri wowe niho twishimira. Ndakwinginze kugira ngo abo nabo Mwami binjire mu mahoro utanga mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze utwagure mu buryo bw'umwuka, ukomeze utwiteho cyane, kandi ubugingo bwacu burindwe nawe nyakubahwa Imana. Urakoze rero ko abanye natwe muri uyu mwanya. Nyemerera Mwuka Wera aherekeze iri jambo, rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose. Amen. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye muri aka kanya. Imana ibampera umugisha utagabanyije,
kandi buri wese uko yifuza Imana ayibone. Ni ukuri uburinzi bw'Imana bukomeze bubabeho, Imana ikomeze ibiteho, buri wese uko akeneye Imana ayibone. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ntago biba byoroshye, ariko iyo dufite umurengezi, iyo twikomeje ku Mana bigenda neza. Nimwegere Imana cyane, kandi ni ukuri nta wasenze Imana ngo agire icyo abura, nta wasenze Imana ngo atahe maramasa, kandi uwiringiye Uwiteka ntabwo azakorwa n'isoni. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi ikomeze ibarindire ubugingo, kandi dukomeze dukiranuke muri byose, kuko turi mu mpera z'umwaka, kugira ngo tuzinjire mu mwaka mushya dusa neza kandi dukeye mu mutima no ku mubiri. Imana ibamere umugisha. Wowe utari wakora subscribe yikore, ukore share na comment, usangize abantu ubutumwa bwiza bugere hose. Imana ibahe umugisha, naho utaha. Bye.